Roza yari ari mu kazi ke muri hoteli aho yagombaga gutunganya ibyumba no gusasa ibitanda nk'uko ariko kazi ke yari ashinzwe. Icyo gihe ariko yari ananiwe cyane kubera ijoro ryakeye atari yigeze asinzira kubera umwana we w'umukobwa witwaga Ella wari mu kigero cy'imyaka 6 yari yamuraje ijoro kubera uburwayi. Umukobwa we Ella yakundaga kugira ibibazo by'ubuhumekero ariko bikiyongera cyane cyane mu gihe cy'ubukonje ari nacyo gihe bari barimo. Muri iryo joro Roza yari yahise amubyukana amujyana kwa muganga kugira ngo bamwiteho barebe ko bamuvurira umwana akabasha guhumeka neza. Bageze iyo barabafasha ariko n'ubundi ntago bahise bataha kuko yari ataramererwa neza cyane, bagombaga kwirirwa byibuze umunsi yose. Roza akibona ko agiye kwirirwa avuza umwana we yahise ahamagara ku kazi aho yakoreraga asaba uruhushya ariko baramwima baramubwira bati izo mpushya zawe za buri munsi tumaze kuzirambirwa, ko iyi nshuro nta ruhushya turi buze kuza kuguha, urahitamo kureka akazi kawe cyangwa se kukazaho. Roza yakomeje gutakamba avuga ko umwana we atameze neza kandi ko atamusiga, maze baramubwira bati reka noneho tugufashe, niba utari bubashe kuza ku manywa ubwo ngubwo uze ukore nijoro, n'ejo mu gitondo n'ubundi uzakomerezeho kuko we n'ubundi ukora amanywa gusa. Roza yarishimye cyane arabashimira ko nubwo bamwemereye ko ari buze kuza gukora nijoro, ati rwose bakimara kudusezerera ndahita nza nihuse maze ntangire shift y'ijoro nta kibazo. Roza ntabwo ibyo bintu byamutunguye cyane kuko n'ubundi yari asanzwe abizi neza ko mu kazi ari uko bafatwa, nta ruhushya bari bemerewe kubona, nta kurwara, nta kuvuza, nta kurwaza, ibibazo gusa. Nawe rero niyo mpamvu aho kugira ngo atakaze akazi ke yemeye akakazamo n'uwo munaniro wose kuko yari azi ukuntu agakeneye cyane adashaka kugatakaza, nuko aza gukora ijoro abizi neza ko n'ejo mu gitondo azakomerezaho. Roza yakomeje gukora ariko ananiwe cyane, amaze kugeramo hagati atunganya ibyumba n'asasa yumva neza gukomeza gukora biranze, yumva ibitotsi nabyo bigiye no kumuhitana. Yahise asohoka hanze byibuze ngo afate umuyaga w'iminota 2 maze ahita yongera aragaruka. Yageze mu kazi n'ubundi ariko yumva biranze, yumva iyo minota 2 nta kintu imumariye, yumva umunaniro ukomeje kwiyongera noneho ukivanga n'inzara kubera ko no ku manywa nta n'ikintu na kimwe yari yigeze afata. Yumvise noneho n'ibitotsi nabyo bitangiye kongera kuba byinshi cyane, yumva atangiye no kugira isereri no guhagarara bitangiye kumunanira. Yahise yicara ku gitanda yarageze asasa agira ngo abanze atuze neza, maze arebye ubwo buzima abayemo, ako kazi kamunaniza gutyo kandi atanakareka nta n'akandi yahita abona kandi akeneye kubaho no kubona amafaranga yo kuvuza umwana we wahoraga urwaragurika, amarira ashaka kwisuka. Roza yahise afata impapuro zo kwa muganga yari afite mu mufuka we zari zanditseho imiti ihenze cyane yagombaga kugura, maze areba n'amafaranga kuri farumasi bari bagiye bamwandikira imbere y'imiti bamubwira ko ari agomba kuzashaka kugira ngo aze abashe kugura iyo miti. Arebye ukuntu amafaranga ari menshi cyane atangira kwibaza ahantu azayakura, kandi bari bamubwiye yuko ariyo miti byibuze igomba gufasha umwana we agakira akamera neza akajya areka guhora arwaragurika. Roza yumva bikomeje kumuyobera. Roza yahise afata agafoto gatoya k'umwana we Ella bari kumwe, maze akomeza kukitegereza, atangira kuvuga ati mwana wanjye nubwo mbona nta nzira n'imwe inyobora ku hantu nakura amafaranga menshi yabasha kukugurira imiti ihenze nk'ingi bakwandikiye, ariko ntago nziheba kandi nzashakisha paka nyabonye. Nzagerageza uko nshoboye kose maze ubashe kuvurwa umere neza nk'abandi bana. Ndabizi neza ukuntu ubabazwa n'ukuntu uhora urwaye, ukuntu uhora usiba ishuri, ukuntu uhora n'ubwoba bwo guhita wongera ukarwara, ukuntu uhorana agahinda. Mwana wanjye byose ndabizi kandi mama wawe arahari kugira ngo akurwanirire. Roza kuko icyo cyizere yarakigize nubwo nta handi hantu yari afite akura usibye ku kazi kandi nako kari indyanku rye. Manager wabo ntabwo yajyaga worohera, yarashoboraga kwirukana isaha ku isaha. Roza aricaye aho ngaho agira ngo byibuze ari buze kuza kuruhuka yongere akore, ariko n'ubundi yumvishe nta kintu aruhutse, ahubwo noneho kubera gutekereza cyane
umutwe utangira kumurya cyane, imisonga akumva itangiye no gutera mu maso, yumva no kureba biranze, guhagarara ngo yongere abashe gukora neza neza biramunanira. Roza noneho yumvise agiye no gupfa, nubwo kuryama mu kazi bitari byemewe, ariko yakoze amakosa arabikora. Za mpapuro zo kwa muganga n'aka gafoto ke n'umukobwa we yari afite mu ntoki, yahise abirambika aho ngaho kugira ngo byibuze asinzireho nk'iminota 15 yumve ko umutwe wakoroha. Roza akimara kwirambika gutyo, ako kanya yahise asinzira nta n'iminota 10 ishize. Muri iryo joro Rose yasinziriye, bosi wabo nyiri hoteli witwaga Morgan yarimo agenda azenguruka areba ahantu hose ukuntu akazi karimo gukorwa, kuko yari yarumvise ko hari ibitagenda neza mu kazi, ariko cyane cyane mu mikorere mibi ya manager we. Icyo gihe arimo agenda areba ahantu hose uko byifashe, yageze no muri cya cyumba Roza yari arimo. Akinjira ariko yarikanze, nta nubwo yatekerezaga kubona ibintu nk'ibyo ngibyo. Yatunguwe no kubona umukozi aryamye yambaye iniforume yewe n'inkweto, noneho aryamye ku buriri bw'umukiriya no mu masaha y'akazi, ari nabwo shift y'ijoro igitangira. Yahise yumirwa aravuga ati koko imikorere y'iyi hoteli ntabwo ihwitse, nanjye ndabyiboneye. Kuryama ari nabwo akazi kagitangira, ibi bintu ntabwo byumvikana. Morgan ariko utarakundaga guhita yanzura ngo acire umuntu urubanza atabanje kumubaza impamvu yakoze ikintu, yahise agenda amwegera cyane kugira ngo amuvugishe, amusobanurire impamvu aryamye mu kazi ari nabwo kagitangira. Maze akimugira iruhande abona yasinziriye cyane, ahita abona na za mpapuro zo kwa muganga, arazitegereza abona n'iz'umuntu w'umwana, kuko amazina n'imyaka y'umwana byose yarabonaga hari handitseho amazina y'umwana w'umukobwa w'imyaka 6. Yahise agenda abona n'amafaranga bagiye bandikaho iruhande, byose akomeza kubyitegereza cyane, ahita abona n'aka gafoto, abona n'uwo muryamye aho ngaho ari kumwe n'akana k'agakobwa keza k'amaso manini. Icyo gihe Morgan arimo yitegereza ibyo byose, yahise yibuka ukuntu yarezwe na mama we wenyine, akamurera kugeza igihe yakuriye. Byahise bimwibutsa byinshi, bimwibutsa inkuru zose z'ubuzima mama we yaciyemo ngo abashe kumurera agere nk'aho yari ageze. Morgan yakomeje kwibuka ukuntu mama we yakoraga cyane, agakora amanywa n'ijoro, agakora akazi karenze kamwe, agataha amasaha akuze y'ijoro, agatahana umunaniro mwinshi cyane uteye ubwoba, kandi akajya ahorana umunaniro, byose ari ukugira ngo we n'umuhungu we bagire ubuzima bwiza, ariko akabikora cyane cyane kugira ngo Morgan atazagira ikintu na kimwe amuburana. Uwo munaniro rero niwo neza neza yabonaga no mu maso ya Roza. Yabonaga bisa nkaho mu maso ye huzuyemo amarira menshi cyane, ariko agerageza guhisha adashaka kwerekana. Akabonamo kandi agahinda n'umunaniro mwinshi cyane uteye ubwoba. Morgan noneho atangiye gutekereza ko atari ubunebwe bwatumye Roza asinzira mu kazi gutyo, ko ahubwo ashobora kuba ari imihangayiko yo gushaka kukwita ku mwana we, kuko yari yahise akeka yuko Ella ari umwana we. Icyo gihe Morgan yahise afata agapapuro gatoya n'ikaramu maze yandikaho ngo ntukigere utakaza icyizere cyangwa se ngo wihebe igihe cyose ugihumeka. Yahise areba n'amafaranga yari afite yose, maze ahita yamurambika iruhande hamwe n'aka gapapuro yari amaze kwandika. Morgan yari yishyize mu mwanya we, nubwo yashoboraga kumukangura akamutonganya akanamwirukana, ariko ntabwo yigeze abikora, kuko yari azi neza ukuntu agahe gato nk'ako ngako ko kuruhuka gashobora gufasha. Yakomeje kumwitegereza, maze ageze aho ngaho arasohoka kugira ngo agende, ariko akimara kugera imbere y'umuryango yibuka yuko atigeze azimya itara, kandi nabyo bishobora kumufasha, maze ahita aza n'itara ararizimya, ahita yongera arasohoka arigendera. Morgan yakomeje kugenda azenguruka ahantu hose areba ukuntu byifashe mu kazi, maze ariko agera ahantu hamwe yumva hari abakozi barimo kwitonganya baganira bavuga bati ibi bintu ntabwo bizashoboka n'uyu mu manager utatwumva. Ese umuntu azaba atarwara, atarwaza, atagira ikibazo?
ese ntago turi abantu? Ese ko turi mu isi y'ibibazo, ko ibibazo bitazigira bibura, ese ntago twebwe tugomba kubikemura? Reba nk'ubu ngubu Roza yaje mu kazi yiriwe mu bitaro arwaje umwana, reba yamuzanye mu kazi gukora shift y'ijoro, kandi aho yakoreye uwari usanzwe ahakorera manager yamuretse yigira muri gahunda ze kubera ibyo bapanga. Ese tuzakomeza kwemera akarengane gutya kugeza ryari? Ese ni gute tuzakomeza kubaho batadufata kimwe, hari abakozi babona uburenganzira bumwe abandi ntibabubone? Ibi bintu rwose ntabwo tuzabyemera, bigomba gukemuka uko byagenda kose. Bakomeje kwitotomba cyane, maze ibyo bavuga byose Morgan arabyumva, aza no kumenya ko uwo Roza barimo kuvuga ari we amaze kubona aryamye, amenya ko na wa mwana era ari umukobwa we kandi ko nta n'umugabo agira. Morgan yakomeje kumva byinshi cyane, ariko ntabwo yigeze abereka ko yabonye cyangwa se ko yabumvishe, ahubwo yaravuze ati njyewe nzikomereza iperereza ku giti cyanjye, ibibazo byose biri muri iyi hoteli ngomba kuzabyimenyera. Yakomeje kugendagenda ahantu hose areba uko bimeze, maze uko agendagenda Roza nawe igihe kiza kugera maze arakanguka, maze ashigukira hejuru ubwoba buramwica kuko yari amaze no kubona ko itara rizimije. Roza yatangiye gutekereza ati ariko si itara naryamye ndizimije, ko numva ibyo bintu ntabyo nakoze. Yakomeje kubitekerezaho yumva umutima umuvuyemo, atangira kwibaza ati none haba hari umuntu waje hano akarizimya akambona ndyamye, akaba yabibwiye manager nabigenza nte koko? Yahise agenda araricana, maze abona nawe yakabije kuko yari yasinziriye hafi isaha n'igice yose. Yahise aza vuba vuba maze afata za mpapuro ze n'aka gafoto ke n'umukobwa we ngo abibike, asase igitanda cy'abandi ubundi agende, ariko ahita abona ya mafaranga n'aka gapapuro boss wa hoteli Morgan yari yanditse ngo ntuzigere utakaza icyizere cyangwa se ngo wihebe igihe cyose ugihumeka. Roza yaratekereje maze aravuga ati uko biri kose ni umuntu wansanze hano mu cyumba maze akansanga nsinziriye, agasiga n'amafaranga n'aka gapapuro, kuko iyo biza kuba byari bihari ari umukiriya wahoze muri iki cyumba wabihasize nari kuba nabibonye. Roza yarebye amafaranga yose abona haraboraho makeya kugira ngo yuzure ayo yari kugura imiti y'umwana we, maze aravuga ati uko biri kose ndaza gushaka umuntu nyaguza, maze ejo ninzataha nzatahe ntanye imiti y'umwana wanjye. Roza yarishimye cyane ko Imana imukoreye ibitangaza mu bintu atatekerezaga. Roza ariko agihagaze aho ngaho akirimo gukomeza kurambura ayo mafaranga yose atarayabika, hari umukobwa bakoranaga wahise yinjira. Roza amubonye arikanga ashaka kuyabika, ariko uwo mukobwa yararangije kumubona, maze kuko yari n'inshuti ye mu busanzwe ahita amubwira ko hari umuntu uyamuhaye ariko ko atamuzi. Nuko aramubwira ati ubwo ni umukiriya wakwikundiye, wasanga yari arimo yitahira maze akabaririza icyumba urimo bakamubwira ko uri hano, agahita aza akayakwihera. Nuko Roza aramubwira ati ahari wenda nanjye niko ndimo kubitekereza. Bataravuga ibindi bintu byinshi cyane, ariko uwo mukobwa yahise amubwira ati manager amaze akanya kanini cyane agushakisha, yavuze yuko atari buze kuza gutaha atarakubona. Roza yarikanze umutima umuvamo, maze aravuga ati mana yanjye, nk'ubu hari nk'umuntu wamubwiye ko nari nsinziriye nabigenza nte koko? Roza ariko yanze gutekereza ibintu byinshi cyane, maze ahita agenda aramwitaba. Akimugera imbere manager aramubwira ati nahoze ntekereza ko wenda ushobora kuba wasibye kubera yuko nakubwiye ngo uze kuza gukora ijoro kandi n'ejo uzakomerezeho, wihimbiye ntiwasiba. Iyo uza kuza gukora ikosa ryo gusiba nari guhita nkwirukana. Roza aramubwira ati rwose ntabwo nari gusiba, kandi nyine mwakoze cyane no kuba mwanyemereye ko nza gukora ijoro, ni ukuri ndabibashimira. Nuko manager aramubwira ati
nta kindi kintu ngutumirijeho, nashakaga kukubona ngo mbone neza yuko nyine waje hano mu kazi kawe nta kindi, ngaho ongera wisubirire mu kazi kawe. Nuko Rose aramushimira cyane ati mwakoze ni ukuri kandi neza yanyu nzahora nyizirikana. Nuko ahita yigendera. Roza akimara gutandukana na manager yumvishe yishimye cyane kuko mu bintu byose bari bavuganye yari yumvishe atamubajije iby'uko yari yaryamye yasinziriye mu kazi. Byaramushimishije cyane kuko ajya kumureba yari afite ubwoba bw'uko wenda bashobora kuba bamubwiye ko yasinziriye mu kazi, maze rero kumva ko atabizi yumva bikomeje kumushimisha cyane kandi abishimira n'Imana. Ahita avuga ati Mana yanjye ariya makosa nakoze nta nubwo nzongera kuyasubira. Rose yakomeje kugenda ariko nanone yumva arababaye kuko yatangiye kwibuka akimara kugera imbere ya manager ukuntu yatangiye kwisaza amubwira ati wihimbiye uraza, iyo utaza kuba waje nari guhita nkwirukana. Roza icyamubazaga nta kindi ni uko ahubwo aho kugira ngo aba yanamubajije uko umwana amerewe yahise atangira kumutonganya, aravuga ati nta n'ukumbaza ati byibuze umwana ameze ate, ese arimo aroroherwa? Roza byakomeje kumubabaza cyane yibutse ko mu magambo yose bavuganye nta jambo umwana ryigeze rizamo. Aravuga ati ariko se Mana yanjye tuzakomeza gukorana n'abantu nk'aba ngaba batagira umutima kugeza ryari? Byamuteye agahinda kenshi cyane ariko ariyumanganya arihangana kuko nta kindi kintu nyine yagombaga kubikoraho. Yahise yikomereza akazi ke maze shift y'ijoro irangiye akomerezaho shift y'amanywa. Ari mu kazi yibutse yuko atigeze ahamagara umukobwa witwaga Belinda wamusigaraniraga umwana ngo amubaze uko umwana ameze, maze ahita amuhamagara. Belinda nawe aramwitaba. Rose aramubaza ati agakobwa kanjye kameze gute? Maze Belinda aramubwira ati era araho ndabona ameze neza ariko nyine ntago ari cyane, ntago biraza neza cyane nk'uko umuntu abyifuza. Maze Roza ati ndi buze kuza kumuzanira imiti iri bumufashe nimugoroba nintaha. Imiti yose muganga yamwandikiye ndi buze kuza kugerageza nyitahane, nizeye yuko hari ikintu biri buze kuza gutanga. Ka RDC aho kari ku ruhande karabyumvise maze karishima gahita kegera Belinda kamusaba ko yagahereza telefone bakavugana na mama, maze bahita bavugana. Era aramubwira ati mama ko wambwiye ko iyo miti yenze cyane nta mafaranga yo kuyigura wabona wabigenje gute? None se koko urayizana cyangwa tantine Belinda urimo uramubeshya? Roza aramubwira ati sheri Belinda ntago ndimo kumubeshya, humura amafaranga nayabonye kandi imiti yose nk'uko bayikwandikiye bivuze kuza nyikuzaniye. Era byakomeje kumushimisha cyane ati yeee mama ndishimye cyane, wenda iraza kuza kumfasha nzoroherwe vuba maze nsubire ku ishuri. Roza ayo magambo y'umwana we yenze nko kumutera amarira kuko yari abizi neza ukuntu Era akunda kwiga cyane, ahora ababazwa n'ukuntu ahora asiba ishuri. Nuko ahita amubwira ati humura rwose nanjye ndabizi neza ko iyi miti izagufasha maze ukazoroherwa ukajya ku ishuri, ntuzajye uhora usiba kubera uburwayi. Bavuganyeho gatoya maze bahita basezeranaho. Roza yisubirira mu kazi ke. Roza icyo gihe ari mu kazi yirirwanye morale nyinshi cyane, akazi agakora neza n'umunaniro ntiyawumva. Roza arimo agenda ariko boss Morgan yamunyuzeho maze yumva aramusuhuje. Roza biramutungura cyane nubwo yari abizi ko Morgan ari umuntu mwiza, nta mukozi ajya anyuraho atamusuhuje, ariko byaramutunguye cyane kuko yamuhereje ikiganza kandi aranamubaza ati umeze ute? Roza nawe amubwira ko ameze neza, ubundi buri wese akomeza inzira yarigendera. Morgan akimara gutandukana na Roza yibajije impamvu umukozi akora amanywa nijoro kuko yari yamubonye nijoro, none rero yongeye no kumubona ku manywa ari mu kazi, yumva ibyo bintu nabyo agomba kubimenya neza. Roza nawe bakimara gutandukana bahise bamubwira ko manager amushaka, yibaza ikindi kintu amushakira yumva biramuyobeye. Roza yahise agenda ajya kumwitaba
maze agezeyo asanga manager yarakaye cyane ati mbwira ukuntu usigaye uza ukiryamira mu masaha y'akazi. Ese wari uzi ko ntazabimenya? Ese wari uzi ko ntazamenya aho wari uri igihe cyose nari nakubuze nijoro ngushakisha? Wari uryamye sibyo? Roza yatangiye guhinda umushyitsi, ubwoba buramwica cyane, maze atangira gusaba imbabazi ati umbabarire manager, ni ukuri umutwe wandiye. Nuko atararangiza kuvuga manager yahise amuca mu ijambo aramubwira ati ibyo bisobanuro ntago bihagije, ufite n'amakosa menshi cyane wowe, ukwiye kwirukanwa rwose nta kindi. Roza ati mwinyirukana ni ukuri kano kazi ndagakeneye cyane, none se irindi kosa mfite ni irihe koko ko muvuze ko mfite amakosa menshi cyane? Manager aceceka, nyobowe se ko hari icyumba wagiye gusasamo ugasangamo amafaranga y'umukiriya yahibagiriwe, ntuvuge ngo tuyamusubize? Ese wayagumanye nkande? Ese ubwo si ubujura? Urumva atari ugusiga hoteli yacu isura mbi? Urumva uwo mukiriya azongera kutugirira icyizere? Roza yakomeje gusaba imbabazi ko uwayamuhaye bisa nkaho yayamuhaye abishaka, akomeza kuvuga ko atigeze ayiba, ariko manager ntiyamwumva. Manager ahita amubwira ati ngaho yazane vuba vuba, nta n'igiceri cy'atanu kivuyeho, yazane tuyasubize umukiriya uri wayahibagiriwe kuko yanaturakariye cyane. Ese uza akanya maze nshakisha umuntu waba wayabonye maze bikantesha umutwe? Yazane vuba kuko bigeze kuri boss Morgan ntago twamukira. Manager yakomeje kumubwira ati niba ushaka kuba umukozi mwiza ukababarirwa, nkagukuriraho ibyo bihano byose wagombaga kubona kubwo gusinzira mu kazi, hita uzana ayo mafaranga. Roza aho kugira ngo abure akazi ke, bya bihumbi 300 byose Morgan yari yamwihereye yahise abihereza manager. Nubwo atarazi uwari wayamuhaye, ariko yari abizi neza ko manager ashaka kuyitwarira kuko ikunda rye ry'amafaranga yari arizi neza. Amaze kuyamuhereza manager aramwenyuye arisetsa ati ntureba ubu ngubu ubaye umukozi w'inyangamugayo, umukiriya wacu rwose ari buze kuza kudushimira cyane, nta nubwo azaducikaho, hoteli yacu azajya yivuga neza. Nuko ahita amwegera aramubwira ati Roza, niba rero ushaka kuba uw'ingenzi cyane kuri njyewe, umwana wawe akajya arwara ukabona uruhushya ukamuvuza nk'uko ubishaka, uzajya umenyera amakuru, umenyere n'abandi bakozi babona amafaranga nk'aya ngaya na za tipu mu buryo budasobanutse. Uzajya umbwira byose sibyo? Umfashe nanjye nkufashe, erega ibintu nyine byose ni ugufashanya. Ngaho isubirire mu kazi kawe, ariko nawe nyine ujye ugerageza kunyegera cyane, ugerageze kumbera inshuti kugira ngo nanjye njye mbone uko ngufasha. Roza yahise agenda n'agahinda kenshi cyane, yicuza impamvu yari yizeye mugenzi we maze akamubwira byose. Yicujije byose kuko yari abizi ko mu kazi kabo harimo abantu bashyira manager amakuru kugira ngo bahabwe amahirwe amwe n'amwe abandi batemerewe. Mu kazi hari harajemo urwikekwe, abantu bishanya, abakozi baracitsemo ibice, ntawe ukizera undi. Yari yakoze amakosa rero maze aramwizera, gusa nyine byari birangiye, nta kindi kintu yari kubikoraho, ariko nyine byamuhaye isomo. Amasaha yo gutaha ageze, Roza wari ufite gahunda yo gutahana imiti y'umukobwa we Ella ntabwo yari akibibashije. Yibazaga ukuntu ari bumuhinguke imbere kandi yabimusezeranyije, akumva agahinda karamwishe. Roza ariko yari ikarumye maze arataha, agenda yerekeza ku muturanyi we Belinda wari umwana mwiza wamusigaraniraga umwana. Maze Ella akimukubita amaso arishima cyane, agenda amuhobera cyane amubwira ati mama, ni ukuri ndishimye ko uje, mana yanjye
ngiye gutangira imiti koko iri bumfashe nkazakira neza sinzajya mpora ndwaragurika. Mama, ni ukuri nakubeshye si njye urosoje. Ella yatangiye gusaka mu ishakoshi ye maze aramubaza ati ese mama iri hehe ko ntarimo kuyibona? Ese ninyinywa nzahita nkira? Ese sinzongera kurwara? Mama, ninyinywa nzahita nkira burundu? Uraza mu by'ukuri ibyo bintu byamuteye agahinda kenshi cyane, arikaruma maze aramubwira ati Ella mwana wanjye ngwino dutahe, ndakubwira nitugera mu rugo. Ella yarishimye agira ngo mama we mbere yo kuza kumureba kwa tantine Belinda yabanje guca mu rugo maze aba ari naho asiga imiti. Batashye yishimye cyane ariko bageze mu rugo imiti Ella arayibura ntiyayibona. Mama we yamusobanuriye ko imiti atabashije kuyigura ariko ko uko byagenda kose azashyira umutima hamwe ari uko abashije kuyimugurira. Ella yarababaye cyane atangira no kurira ati mama usigaye unyanga, urashaka ko nipfira? Rose yakomeje kumubwira ko amukunda kandi ko amukunda cyane, ko atakora ikosa ryo kumwanga kandi ko azakomeza gukora igishoboka cyose maze akazabona amafaranga akamugurira imiti. Ella yageze aho arabyumva maze aza no gusinzira. Amaze gusinzira Roza nubwo yabonaga nta nzira n'imwe yo kongera kubona amafaranga, yongeye kwibuka amagambo yo kuri ka gapapuro ngo ntuzigere utakaza icyizere cyangwa se ngo wihebe igihe cyose ugihumeka. Byaramukomeje ariko ageze aho aratekereza ati ese uwakora nk'uko manager yabinsabye? Ese uwazajya nshaka amakosa kuri bagenzi banjye nkabatanga kugira ngo manager nkunde ananzamure mu ntera ko mfite diplome yanjye yanze kumpembera? Ese ko hari igihe yansabye ko twagirana umubano wihariye, uwazabyemera wenda ko hari icyo byatanga? Ese uwajya ndyamana na bamwe mu bakiriya baba bakeneye abakobwa hariya kuri hoteli bakanyihera amafaranga nkibeshaho, nkibonera imibereho myiza, nkava muri ubu butindi n'umwana wanjye ko atangiye gutekereza ko mwanga? Rose yatekereje ibintu byinshi cyane yakora ariko yumva uko byagenda kose agomba kubikora mu nzira nziza, kuko ashobora kwishora mu nzira mbi ntazarambe n'uwo mwana ashaka kuvunikira ngo abeho neza akazamusiga ahubwo ari imfubyi. Rose yakomeje gutekereza byinshi maze ibyo kwishora mu ngeso mbi yumva arabizinutse, yumva nta nubwo azongera kubitekereza. Rose yikomeje kujya yigira ku kazi agakorana umurava mwinshi cyane kandi akazi akagakora agakunze nk'uko ariko yari asanzwe, maze noneho agakora uko ashoboye kose kugira ngo hatazagira n'ikosa na rimwe yongera kugwamo bikazamuviramo kubura akazi ke burundu. Nubwo atari abizi ariko Morgan yaramukurikiranaga bucece akareba imikorere ye n'imico ye muri rusange, gusa nta muntu n'umwe wari ubizi. Muri iyo minsi kandi niko n'umwana we kubera kutamuvuza neza yakomeje kujya arwaragurika n'ubundi. Igitondo kimwe ariko noneho yararembye cyane abona umwana neza neza noneho agiye no kumucika kuko n'ubwa mbere yararembye kuri urwo rwego. Icyo gihe noneho Roza nta n'amafaranga na make yari afite, yarasigaye abura n'umuntu aguze amafaranga kuko amadeni yari amaze kuba menshi cyane. Gusa uko byari bimeze kose iyo yabonaga udufaranga yahitaga yishyura. Noneho ariko Ella yararwaye ataranahembwa, ataranishyura abo yagujije mbere, atinya no kongera kubaguza. Icyo gihe Roza byaramuyobeye maze ahita yirukankana umwana kwa muganga gutyo, aho kugira ngo umwana aze no kumupfira iruhande atamugejeje kwa muganga. Aravuga ati reka mujyane kwa muganga nta n'igiceri cy'atanu, bakora icyo bashaka wenda bapfire mu maso nta kundi nabigenza. Roza yagiye kwa muganga gutya ameze nk'uwataye umutwe, nta nubwo noneho yibutse no guhamagara ku kazi ngo asabe uruhushya
kuko ikintu cyari kimuri mu mutwe bwari ubuzima bw'umwana we. Bakigera kwa muganga baramwakiriye maze umwana we bamukorera iby'ibanze. Bamusabye amafaranga ariko Rose abura n'igiceri cy'atanu, ahubwo atangira kubatakambira ababwira ati nimwumvirire umwana amafaranga ndibuze kuza kuyashaka. Rose nubwo yari avuze gutyo ariko yari abizi neza ko nta mafaranga afite, nta naho yari yateganyaga rwose. Gusa abaganga nabo bakomeje gukora uko bashoboye, bakomeza gukora iby'ibanze umwana abasha no guhumeka neza. Akimara gutangira guhumeka Rose yarishimye cyane, none ahita agarura n'agatima yibuka ko atigeze ahamagara ku kazi abamenyesha ko bari mu bitaro. Rose ahise ahamagara manager, maze manager akibona nimero ya Rose ariyo imuhamagaye atangira kwitotomba ati uyu nguyu nawe ubu ngubu kandi agiye gutangira ambwira ibibazo bye n'umukobwa we, ambwira ko bari mu bitaro. Kuri iyi nshuro rwose Rose ntago ndi bumwitabe. Ibyo byose manager yabivuganaga ahagararanye na boss Morgan, maze Morgan aramubaza ati ese ko numva witonganya bimeze bite? Manager ati rwose n'umugore uri hariya simbizi, ahora ntesha umutwe we n'umukobwa we, rwose njyewe ibyo bimaze kundenga. Rose icyo gihe yahise yongera arahamagara, maze Morgan ati ariko wamwitaba ukumva ikintu arimo kukubwira. Bakimara kuvugana Rose yahise amubwira ko ari mu bitaro, ko umwana we ameze nabi, ko atari buze kubasha kuza mu kazi. Manager atangira kumutontomera ati ndavuze ngo nutaza noneho kuri iyi nshuro akazi uraba ukabuze burundu, ubwo urahitamo umwana cyangwa akazi, maze ahita anamugupa. Rose ako kanya yari yiyakiriye kuko noneho yari azi ko akazi ahise akabura bagiye kumwirukana, ariko uko byari kugenda kose ntabwo yagombaga gusiga umwana we mu bitaro ngo aze mu kazi. Yarabyihoreye aravuga ati noneho bazakora icyo bashaka. Muri ako kanya Morgan wari ugihagararanye na manager akomeje kumva manager akomeza kwitonganya, aramaze ati ese koko usanze ari byo yashakaga kukubwira n'ubundi bari mu bitaro? Maze manager ati uyu muntu Roza niba ari umudamu niba ari umukobwa simbizi, ariko aho bigeze bimaze kundenga. Aho uravuga ko bari mu bitaro, afite umwana yagize igikangisho, rwose noneho kuri iyi nshuro akazi agasezere nta kindi kintu nakora. Ibi bintu ahora ambwira ngo bari kwa muganga sinabivamo. Morgan ati ariko ntabwo wagombaga guhita umukupa utanamwumvishe ngo akubwire ingorane yahuye nazo. Ese ari mu bihe bitaro? Manager ati ntabwo nigeze mubaza. Morgan ati ariko nk'umukoresha uba ugomba kumenya ahantu umukozi wawe arwarije umwana cyangwa se arwariye, ngaho umuhamagare tumenye ahantu umukozi wacu arwarije umwana. Manager nubwo atabishakaga ariko kuko yarabisabwe na boss yagombaga kubikora, maze ahita amuhamagara amubaza ibitaro barimo. Rose arabimubwira, maze manager ahita akupa nta kindi kintu amubajije. Morgan amubajije impamvu ahise akupa byihuse gutyo, aramubwira ati nta mpamvu zo gukomeza kumwumvirega, abakozi baratekinika baba bifitiye n'ahandi hantu bakora cyangwa se indi mishinga bibereyemo, barangiza bakabeshya ngo bararwaye cyangwa se ngo bararwaje bibereye muri gahunda zabo bose. Ntabwo rero wakishinga ibibazo byabo byose, baba barimo kubeshya. Morgan nta kindi kintu yongeye kumubaza ku bigendanye na Roza wari urwaje umwana we, ahubwo yahise amubwira ati ngize gahunda zihutirwa. Manager ati ariko boss mu kanya saa 5 dufitanye inama ikomeye cyane n'abashoramari kandi nawe urabizi ko ari ibintu bidufitiye akamaro. Bariya bafatanyabikorwa ntabwo bagomba kuducika, buriya mushinga wabo twazungukiramo amamiliyoni n'amamiliyoni kandi twazakorana igihe kirekire cyane. Morgan aramubwira ati gahunda zanjye z'uyu munsi zose muzihagarike, mfite ibibazo byanjye bwite nshaka kubanza gukemura. Inama mushyire ku wundi munsi, abihanganira izo mpinduka
nibo tuzakomeza gukorana. Ubutabyemera ni amahitamo ye ntabwo twabimurenganyiriza. Morgan yahise agenda yihuta, agenda yerekeza ku bitaro Roza yari arimo we na Ella. Roza we aho yari ari, yari atangiye kongera guta umutwe cyane kuko Ella yari yongeye kumera nabi cyane. Barimo kumubwira bati, ese wa mudamu we, kubera icyo ushaka ko dukomeza kukuvurira umwana kandi wowe udashaka kwishyura n'ikintu na kimwe? Roza bakomeje kumubwira bati, ese urashaka ko tukuvurira umwana ariko wowe ntugire ikintu na kimwe wishyura? Bakomeza kumusobanurira bamubwira bati, usibye ko n'ibingibi turimo kumukorera nta kintu biri buze kuza kumufasha cyane, igihe utaragura imiti bakwandikiye bakubwiye ko igomba kuzamufasha. Ugomba gushaka amafaranga kandi nanone akabonana n'umuganga wihariye w'indwara z'ubuhumekero. Mu gihe ariko mutarabonana byibuze ukaba uguze iyo miti babandikiye tukareba ko yamufasha. Roza yakomeje gutakamba ati, byibuze se niba uwo muganga wihariye w'indwara zo mu buhumekero ahari, mwaretse akabonana n'umukobwa wanjye, wenda ibyo bindi nabyo nkazakomeza kubikurikirana. Umuganga aramubwira ati, madame, uwo muganga bafite abarwayi benshi bafite randevu bamaranye igihe kirekire kigera ku mwaka bamutegereje. Kugucishaho rero kugira ngo wowe muhite mubonana ntibikunda, naho wabasha kubona amafaranga yishyura consultation kugira ngo mubonane, nawe twaguha randevu itariki yazagera yo kubonana nawe akaba ari bwo mubonana. Rero mu gihe bitarakunda ugomba kugura imiti twakwandikiye maze umwana akaba yitangiye byibuze. Turagiye tugiye kwita ku bandi barwayi, nubasha kugura iyo miti uri buze kuza kutubwira. Roza yatangiye kurira cyane ati, mwabaganga mwe nabinginze mwinsigana uyu mwana njyenyine umeze uko atamfira mu biganza kandi nta kintu mfite cyo kumukorera. Roza yakomeje kurira maze abaganga batari kose utekereza ko abandi barwayi batadukeneye, reka tugende twite no ku bandi barwayi, nuza nawe iyo miti uratubwira tuze tuyimutere. Roza ararira ati, mundebera aho hanze niba hari uwangurira iyi sakoshi n'izi nkweto n'iyi myenda na telefone, ariko umwana wanjye avurwe. Roza akiri muri ayo marira ye, Boss Morgan yahise yinjira yerekejwe n'umuganga aje kumwereka aho Roza arwarije umwana. Yinjiye afite confidence nyinshi cyane n'icyubahiro cye nk'ibisanzwe, bose bamubonye barakangarana. Ahita abaza Roza impamvu arimo kurira cyane, niba hari icyabaye ku mukobwa we. Roza ati, boss, nta cyabaye, ariko nibadatabarira hafi umwana wanjye arapfa. Morgan ati, Roza tuza, reka muganga asobanurira uburwayi bw'umwana n'ibikeneye byose kugira ngo avurwe. Ako kanya Roza yatunguwe no kubona hari itsinda ry'abaganga bahise baza maze basuhuza Morgan mu cyubahiro cyinshi cyane, maze bamubwira ko baje kureba umurwayi we. Bati, twamenye ko wageze hano kandi ufite umurwayi, tuje kureba umurwayi wawe. Morgan ati, murakoze kuza, twiteguye gukora igishoboka cyose, icyo muri budusabe cyose turaza kuza kugikora, ariko umwana avurwa amere neza. Umwana batangiye kumusuzuma, bamwitaho cyane, bamucisha mu byuma byinshi bitandukanye bishoboka, ndetse na wa muganga wihariye barabonana. Maze muri ako kanya barimo kwita kuri Ella, Roza bakumva byamuyobeye, yabaga yabuze icyo avuga, gusa nanone yumvaga byamurenze kuko yabonaga atari wenyine. Morgan yakundaga kumushyira ibiganza ku bitugu akamubwira ngo, humura Roza, humura, biri buze kuza kugenda neza. Umwana mfite icyizere ko bari buze kuza kumwitaho akoroherwa kandi akazanakira burundu mugataha. Roza agakomeza kumushimira ko amuri iruhande muri ibyo bihe bitari byoroshye, ariko nanone akumva ntabwo arimo kubisobanukirwa neza. Umwana bakomeje kumwitaho, baza no kubandikira n'indi miti ihenze cyane kurusha n'iya mbere, maze Morgan abwira Roza ati, ntugire ikibazo na kimwe kandi ntiwigore, ugume iruhande rw'umwana, njyewe ndajya kuyizana.
Morgan yahise agenda ajya kuzana iyo miti bari banditse maze bamuteyeho nk'inshuro ebyiri rero atangira kumera neza cyane. Bababwira ko inshinge nazirangiza bazamushyira ku binini kandi ko nabyo bizamufasha. Ella yari yitaweho cyane. Morgan asaba ko bamushyira mu cyumba cya VIP cyihariye ko bari bukishyure nta kibazo. Barabikoze maze koko Ella ku mugoroba atangira kumera neza cyane. Rose yabireba akumva ibyo bintu bikomeje kumurenga. Ella yaje kugera harasinzira n'abaganga baragabanuka batakirimo kumusimburanywaho. Rose abona umwanya wo kuvugisha Morgan ari bonyine ntawe ubaderanje. Aramubwira ati ese ubu ndakubwira ngo iki ko numva ntabona n'ijambo nakoresha ngushimira, mu by'ukuri byandenze ibyo mwakoze byarenze ubwenge bwanjye, sinzi ukuntu nabivuga. Ubuse koko mwakoze cyane ni ukuri, nubwo numva bidahagije kubabwira ngo murakoze gusa ndumva ntazi icyo nakora kugira ngo mbone ko ndimo kubashimira. Morgan arambwira ati Rosa wikwigora kandi urakoze gushima. Rose ati ntabeshye ntabwo nari nzi ko munzi, nta nubwo nari nzi ko muzi izina ryanjye, ntabwo kandi nari nzi ko mushobora kuza kundeba kwa muganga. Natunguwe cyane. Ese mwabwiwe n'iki ko ndi mu bitaro? Morgan ambwira ko yavuganye na manager bari kumwe bahagararanye ko ariyo mpamvu yabimenye. Rosa yumvaga atazi icyo yarenzaho maze Morgan ahita yegera Ella, ahita asanga Ella amaze no gukanguka, ntabwo yasinzira akanya kanini. Ahita amufata ku gahanga aramubaza ati urumva utangiye kumera neza? Ella ati yego kandi wakoze cyane kudufasha. Morgan ati Ella nzahora mbafasha n'ikindi gihe, humura bazakuvura ukire. Ahita aramubwira ati njyewe nitwa Tonto Morgan. Ella ati ndakwishimiye Tonto. Nuko nawe aramwibwira amubwira ko yitwa Ella. Morgan aramwenyura ati witwa izina ryiza cyane Ella. Ahita amusezeraho aramubwira ngo akomeze yizere ko azakira. Ella ati ndabyizeye Tonto kandi ni ukuri mwakoze cyane. Morgan yahise aza maze asezera no kuri Rosa ngo agende, ariko Rosa ahita amuherekeza. Morgan aramubwira ati nimubinyemerera nzajya mbasura kenshi gashoboka. Rosa ati ariko si ubwo twabyangira iki ubwo ngubwo, ni ukuri ni karibu. Morgan ati ndagushimira ko ubinyemereye, maze ahita amusigira amafaranga menshi cyane. Ahita anamuhereza nimero ye ya telefone iri prive. Ati ikintu icyo ari cyo cyose wakenera wemerewe kumpamagara ukambwira, ntuzigere na rimwe utinya kumpamagara, si ngombwa kandi kumpamagara hari icyo nsaba gusa. N'ikindi kintu cyose wakwifuza kumbwira ntuzigere na rimwe ushidikanya kumpamagara kubera yuko nzakwitaba. Rosa byakomeje kumurenga maze aramubwira ati ariko si ibi byose ni ukubera iki? Ko numva ntarimo kubisobanukirwa, kubera icyo urimo kumfasha? Morgan ati nuko nshaka kugufasha Rosa. Mu kazi numvise bavuga ukuntu ufite umwana ukunda cyane kandi uwo mwana akunda kurwaragurika, mpita numva kugufasha akavurwa bigize nkaho nyine ari ibyanjye, kuko nzi neza ukuntu kubona umuntu ukunda ubabaye bimera. Morgan yakomeje kumusobanurira amubwira ati Rosa nzi neza ko umuntu wese ababazwa cyane no kubona umuntu akunda ababaye cyangwa se ahangayitse. Rero nzi ukuntu uburwayi bw'umwana wawe bukubabaje, kuko ubuzima ubayemo njyewe na mama wanjye twabubayemo. Reka ngufashe Rosa, binyemerere rwose, kuko rimwe na rimwe mu buzima tuba dukeneye ubufasha bw'abantu. Ibyo ngibyo nakuze mbizirikana cyane, kuko mama wanjye iyo abatari abantu bamufashije
ahari ntago nari kuba nibona nkaho nibona ubu ngubu, kandi aho nari kuba ndi ntago ntekereza ko hari kuba ari heza cyane. Rero nawe nyemerera ngufashe, kereka niba ubona birimo kukubangamira cyane. Roza ati ntago birimo kumbangamira kandi ntago mushobora kumva ukuntu mbashimira cyane, ntago mwabasha kubishyikira kuko ubuzima bw'umwana wanjye nicyo kintu kimpangayikisha cyane. Morgan ati humura rero abaganga bampaye icyizere ko azakira kandi ko bitazanafata igihe kirekire. Nuko ahita amusezeraho ngo agende, Roza nawe amusezeraho. Roza akimara kumusezeraho ariko Morgan yahise yibuka ko nubwo yamuhaye nimero ya telefone ariko Roza we ntayo yigeze amuha, maze Roza ahita yimuhereza, noneho Morgan ahita yigendera. Roza yasigaye aho ngaho yumva atabyumva, akibaza ati bosi wa hoteli niwe unyatse nimero ya telefone akampa na adresse ze zose ngo njye muhamagara igihe cyose mbyifuza. Ese niwe watanze ariya mafaranga angana kuriya? Ese niwe usigaye ariya mafaranga akaba yanatugura imiti ihenze? Oya ntabwo bishoboka, izi ni inzozi ndimo ndarota rwose, ntabwo ari iby'ukuri. Roza yakomeje gutekereza byinshi cyane, maze agiye kumva yumva umwana we Ella arimo kumuhamagara, yahita agenda amusanga amubaza ibyo ashaka byose. Roza ahita agenda arabimugurira. Ella yarabibonye arishima cyane kuko nibwo bwa mbere yari asabye mama we ibintu byose akabibona nk'uko abyifuza. Roza nawe byaramurenze kubona umwana we amusaba ibintu byose akagenda akabimuzanira nk'uko abivuze. Ni ibintu yari yarifuje kera ariko yari yarabuze ubushobozi bwo kubikora. Bagumye aho ngaho kwa muganga, Ella yitaweho cyane, haba imiti, ibyo kurya byiza, ibyo kunywa byiza, byose akabibona kandi akabibonera ku gihe. Bamaze iminsi 3 mu bitaro, ariko Morgan yakundaga kubahamagara akabaza uko bamerewe we na Ella, maze byanarimba akaza no kubasura ariko akamara akanya gatoya cyane. Bagiye kuva mu bitaro ku munsi wo kubasezerera, Roza ahise amuhamagara kuko yari yarabimubwiye, yaramubwiye ati niba ajya kubasezerera uzahita umuhamagara umenyeshe, nzahite nza no kubacyura. Morgan nawe akimara kubimenya ntabwo yigeze atinda, ahise aza kubareba, ariko mbere y'uko bataha muganga wakurikiranaga Ella abwira Roza ati nubwo tubasezereye ariko Ella ntabwo arakira neza, tuguhaye ikiruhuko cy'iminsi 5 byibuze ngo uzabanze umwiteho amere neza uzabone gusubira mu kazi. Roza urwo rupapuro rumwemerera ikiruhuko yashatse kurwanga kuko yarabizi neza ko manager naho yaba ataramwirukanye icyo kiruhuko cy'iminsi 5 yose atacyemera kuko n'icy'umunsi umwe ubwacyo kitari cyemewe. Morgan yakomeje kumwitegereza arimo kureba ukuntu Roza ashaka kwanga gufata urwo rupapuro rumwemerera ikiruhuko, maze ahita amubwira ati Roza fata urwo rupapuro rwawe rukwemerera ikiruhuko maze tugende. Roza yahise amera nk'uwikanga, maze noneho rwa rupapuro ararufata, bahita bajya mu modoka baragenda. Bari mu nzira bagenda, hari umukozi wakoranaga na Roza wahise amuhamagara, maze amubwira ko ashaka kuza kumusura kwa muganga. Roza aramushimira ariko amubwira ko babasezereye, maze uwo mugenzi aramubwira ati nta kibazo tuzabonana ikindi gihe, gusa inkuru nari kuzaza kukubwira icyo gihe nje kukureba ndumva imbabaje cyane kandi nashaka kuzayikubwira amaso ku maso, rero n'ubundi babasezereye byarangiye, reka mpite ngikubwira kuri telefone nta kundi nabigenza. Roza yagize amatsiko menshi cyane, maze uwo mugenzi we bakoranaga ahita amubwira ati umva manager bamwirukanye, ese ibyo bintu hari undi muntu wari wigeze abikubwira? Roza yahise agira ngo yumvishe nabi, aturabeshya manager ntaho yajya, umva reka tube dukubye turi buze kuza kuvugana nyuma. Mugenzi aramubwira ati nta kibazo turakupa, ariko se nanone kubera iki dutandukanye vuba? Nari nzi ko ugiye guserebura tukishima tukabyina, none nyumvira urambabaje cyane rwose, urandakaje. Roza wumvaga atari buze kuza gusaragurika imbere ya bosi we, yahise aramubwira ati ihangane, ahantu undi ntabwo habinyemerera, ndi mu modoka kandi ndi kumwe n'abandi bantu, rero turaza kuza kuvugana dutuje nyuma. Mugenzi we noneho yaramwumvishe, maze bahita batandukana kuri telefone gutyo. Roza yarishimye nubwo atashakaga kubyerekana ngo yereke Morgan ko yishimye cyane, ariko nanone gukomeza kubihisha byaranze.
no gukomeza guceceka biramunanira, ahita abaza Morgan ati boss, koko manager mwamwirukanye mwamusezereye? Morgan ati yego, ariko igihe turi kumwe ntukanyite boss, ujye unyita Morgan, kereka wenda igihe turi mu kazi. Morgan akomeza amubwira ati ndabizi ko ayo makuru hafi ya mwese abashimishije. Yaramaze kunyangiriza hoteli, ruswa, ikimenyane, akarengane, kwirukana abakozi uko yiboneye bugacya, abasimbuza abandi uko yishakiye bamuhaye za ruswa, abakozi b'abaringa agashyira amazina y'amahimbano, bikagaragara ko abo bantu bahembwa kandi batigeze bakora, amafaranga agahita yitwarira. Ni byinshi ashinjwa, azanakurikiranwa mu nkiko. Rose arishimye cyane yenda no kurira, maze ashimira Morgan ko yakoze akazi gakomeye cyane ko kureba kure, kuko manager ibyo yakoreraga byari ibintu biteye ubwoba cyane. Baje kugera kwa Rosa mu rugo, Morgan amubwira ko atari buze kuza kuhatinda. Aramubwira ati icyo kiruhuko cyawe cy'akazi bakwemereye ejo wazakizana, cyangwa se ukareba umwe muri bagenzi bawe mukorana akazahanyura akakikuzanira, kuko mba nkigutwariye ariko sinkeka ko ari ikintu cyiza twaba dukoze. Rose ati oya rwose ntabwo ibyo twabikora, ntabwo wakintwarira, nta nubwo ibyo bintu bibaho. Nuko akomeza no kumushimira cyane. Icyo gihe era we bahise bamufata nuko baragenda bamwinjiza mu nzu, hanyuma Morgan ahita agarukana na Rosa batangira gukura ibintu mu modoka. Mbere y'uko Morgan agenda, Rose yibutse iby'aka gapapuro amarira ashaka kugwa, ahita abwira Morgan ati mbonye umwana wanjye yirukanka agenda, nibuka iby'umuntu wigeze kumpa agapapuro nasinziriye mu kazi kanditseho ngo sinkigere nta kazi kizere cyangwa se ngo nihebe igihe cyose nkihumeka. Rimwe na rimwe najyaga mbishidikanyaho, ariko noneho ndabibonye, nta mpamvu zo kwiheba, kandi rwose nanjye nabyiboneye n'amaso yanjye. Ayo magambo uwo muntu yanyandikiye nzagenderaho ubuzima bwanjye bwose, kuko mbonye ko Imana igira inzira nyinshi cyane inyuzamo ibintu twebwe nk'abana b'abantu tuba tudabasha no gutekereza. Ntabwo nakekaga ko wadufasha nta hantu na hamwe utuzi, nta nubwo nari nzi ko ngewe rwose ushobora kwita nko ku muntu nkanjye udafite ahazaza, umuntu nkanjye noneho wabyariye iwacu. Mbese ntabwo ngewe nabasha kubigusobanurira, gusa wumve yuko ngushimira cyane. Ntabwo nari nzi ko umuntu nkamwe yananyuraho byibuze ngo anansuhuze. Nta mpamvu zo kwiheba igihe koko umuntu agihumeka. Morgan yabonye Rose akomeje kumubwira ibintu byinshi cyane, maze araseka aramubwira ati ayo magambo ndumva yaragufashije cyane. Rosa ati cyane rwose. Maze Morgan ahita amubwira ati ese niyo mpamvu noneho manager yise kwakana ya mafaranga ukicecekera, kuko wumvaga nyine nta mpamvu zo kwiheba, kuko wavugaga ati wenda Imana yari yayaguhaye izaguha n'ayandi. Rosa kumva ibyo bintu Morgan abizi yahise yumva yikanze, yumva anakubiswe n'inkuba ati bosi ibyo bintu bizi ute koko? Morgan ati Rosa nakubwiye ko uzajya unyita Morgan, sinzi impamvu uri gukomeza kunyita bosi. Maze Rosa aramubwira ati sorry nyine, none se ni mwe mwari mwayampaye mukampa na kariya gapapuro? Morgan yahise amwemerera aramubwira ati ni njyewe, cya gihe nyine byose wabikoze, nabonaga usa nkaho unaniwe cyane, nkabona impapuro zo kwa muganga zanditseho amafaranga menshi cyane, mpita nkeka ko ushobora kuba ufite ibibazo bitakoroheye. Nabikoze kuriya, ariko numvaga ngomba gukora iperereza nkamenya amakuru yose, nkamenya impamvu yaguteye kuryama mu kazi kuriya. Rosa akibyumva byaramunejeje cyane, maze ariko nubwo amafaranga yose manager yari yayitwariye, byibuze uwo mutima mwiza wa Morgan wo kuba yarakoze ibintu nk'ibyo ngibyo yumva bimukoze ahantu, maze atangira no kurira amarira y'ibyishimo. Rosa ako kanya yahise yisanga yamuhobeye cyane, maze ariko ahita yigarura
ashaka kumwiyaka kuko yumvaga akoze amahano kubona umukozi nka we usasa ibitanda muri hoteli ahobera bosi we gutyo nyiri hoteli yumvise ari amahano akomeye. Roza yakomeje kugerageza gushaka kumwiyaka ariko yumva Morgan nawe yamuhobeye cyane kandi ntabwo arimo kumurekura. Roza ahita atangira gusaba imbabazi ati mumbabarire ni ukuri nyine mumbabarire kuba mbahobeye mutabinyemereye. Morgan ati nta kibazo Roza kandi nta n'ikintu na kimwe bitwaye. Niba wumva aricyo kintu cyonyine wakabaye ukora kugira ngo byibuze wumve uruhutse. Roza ati muri abantu beza ni ukuri. Ntimwigeze munyirukana ntabwo mwankanguye ngo muntuke ahubwo mugenda kunzimiriza itarabyibuze ngo nduhuke neza. Ni ukuri sinzi ukuntu nabashimira gusa mwaramfashije cyane kuko kiriya gihe nari mfite ibibazo byinshi cyane biteye ubwoba. Morgan ati byose naraperereje ndabimenya, menya ko utari uryamye ugamije kwica akazi. Namenye byinshi kuri wowe, menya ko usanzwe uri umukozi w'intangarugero, menya ko ukora akazi kawe n'umuhate mwinshi cyane kandi ugakunze cyane. Rero ni nayo mpamvu ntigeze ngaruka kugira ngo ngutonganye cyangwa se ngo mubwire muri bamwe mu bayobozi bagushinzwe baguha ibihano kuko byose nari nabimenye. Roza aramubwira ati aho niho mutandukaniye na manager, mwebwe mwishyira mu gaciro mureba kure, mubanza kumenya ikibazo cy'umuntu mbere y'uko mutangira kumutonganya. Nuko Morgan araseka ahita amusezeraho ngo agende, amubwira ko hari izindi gahunda agiyemo. Roza yakomeje kumusabira imigisha myinshi cyane itabarika, maze ariko nawe ahita agenda asanga umukobwa we. Iminsi yari isunitse, Era aza kumena neza asubira ku ishuri, Roza nawe aza gusubira mu kazi. Mu kazi nta muntu n'umwe washoboraga kumenya ko we na Morgan hari ikindi kintu baziranyeho. Yamunyuragaho akamusuhuza gusa agahita yigendera, ibindi akaba ari kuri telefone nabwo kandi ntibavugane cyane. Umunsi umwe bari mu kazi baje gutumiza inama rusange y'abakozi bose, maze babwira ko hari impinduka zigiye kubaho, ko bashaka gushyira imyanya ku isoko y'abantu bashaka akazi ariko ko bari buze guhera kuba ari aho ngaho mu kazi bize bafite za diplome bicaranye badahemberwa. Maze babwira ko nabo bakandika basaba akazi bagapiganwa kimwe nk'abandi bose, maze bakareba ko ayo mahirwe atabacika. Iyo nkuru yashimishije abakozi benshi cyane kuko bari barahereye kera babisaba ariko kubera ruswa yahoze aho ngaho ntago byabakundiraga, bahoraga bavuga icyifuzo cyabo ariko ntibagire umuntu n'umwe ubasubiza. Mu bakoze ibizami bagatsinda, Roza nawe yari arimo. Mu bintu atigeze arota, yisanze yatsindiye poste yo kungiriza manager. Yisanga yavuye ku gusasa ibitanda asigaye afite ibiro. Muri ako kanya Roza yatangiye kwibuka ubwo yari amaze gutwita akagira ngo ubuzima burarangiye akiheba, akanga kwiga, agashaka kuva mu ishuri burundu ngo ntazasubireyo, ko mama we ari we wakomeje guhatiriza amwumvisha ko ubuzima bukomeza, kagomba gusubirayo uko byagenda kose, kagomba kwirinda abamuseka ko yabyariye iwabo n'abamuca intege maze agasubira mu ishuri. Yakundaga kumubwira ko iyo ako kadiplome ukicaranye utamenya aho amahirwe ashobora guturuka kandi ko nta diplome isaza, ko nta na diplome y'umunyaga ribaho. Nuko Roza asubira mu ishuri yanga ariko amashuri aza kuyasoza yewe na kaminuza arayirangiza. Mama we aramushimira cyane ati mwana wanjye urakoze, uko biri kose uwiga yanga aruta ubyanga burundu. Iyo mpamyabushobozi ubonye ntabwo izabura ikikumarira. Roza yibutse ayo magambo ya mama we yose maze ashaka kurira, nubwo atarakiriho ngo amushimire ariko yari abonye agaciro k'ibyo yamubwiraga, kandi koko abona ko ibyo yamubwiye byose ari byo kuko muri bamwe mu bo bakoranaga bakora akazi ko gusasa ibitanda batari bafite impamyabushobozi. Morgan yababwiye ko bitakunda kuko we nta bintu by'ikimenyane yigeze azanamo, umwanya wabonaga ko ukwiriye koko. Roza yatangiye kungiriza manager gutyo, maze we na manager mushya bari bashyizeho ibintu byose batangira kubishyira ku murongo, ibibazo byarimo byose batangira kugenda babikemura. Roza yakundaga akazi ke cyane maze akagakora n'umutima we wose, kandi noneho kuko na Era yari atakirwaragurika, yari atuje, umutima we uri hamwe.
benshi bishimiraga umuhate we n'umurava we mu kazi, babonaga ari umukozi w'intangarugero. Umunsi umwe Roza yatinze gutaha ari mu kazi, hari ibyo yanze gutaha atarangije gukemura, yagiye kubona abona Morgan yinjiye mu biro bye. Morgan nawe icyo gihe yari yanze kuhanyura kandi abona ofisi ya Roza igifunguye. Icyo gihe akihagera aramubwiye ati ese nakinjira tukavugana? Roza aramubwira ati nta kibazo. Roza icyo gihe yumvaga anamukumbuye cyane, akumbuye kumuvugisha, ariko nta hantu yari guhera amubwira ko amukumbuye. Nuko Morgan ahita amusuhuza aramubwira ati numvaga nshaka kukuvugisha, ese amakuru yawe na Ella ameze neza? Roza aramubwira ati ari njyewe meze neza, kandi na Ella umukobwa wanjye ameze neza, arabashimira cyane. Morgan ati ni byiza ko mumeze neza, maze ahita atangira kumubwira ati maze iminsi ntekereza kuri Ella, nkumva hari ikintu nakora. Naratekereje neza mbona hari abana benshi bashobora kuba bafite ibibazo by'uburwayi nka kuriya Ella yari ameze, ariko badafite ububasha n'ubushobozi bwo kuba bakwivuza. Ababyeyi babo wenda ntako batagize kugira ngo bavuze abana babo, ariko bikaba byaranze. Mwene abo bana rero ndumva batakomeza kuvutswa uburenganzira bwabo bwo kuvuzwa. Roza ati none se urumva ushaka kuzabavuza abo bana bose? Urumva ibyo bintu wazabishobora? Morgan ati njye njyenyine ntabwo nabishobora, ariko mfatanyije n'abandi twabishobora. Ubwo mperuka kubasura nabonye ukuntu Ella yavuyemo umukobwa mwiza cyane, n'ukuntu cyagiye namusanze arimo arwana n'ubuzima, nawe urimo urira yenda kugucika. Nibutse nanjye aho ngeze n'ukuntu mama ababwira ko nanjye nakuze bigoranye cyane, arabagira neza badufashije, numva nanjye ngomba gukomeza gufasha uko byagenda kose. Ndumva ngiye gukora fondasiyo izajya ifasha abana barwaye babuze uko bivuza, maze nkabikora ku bwa mama wanjye, kuko ni ibintu yahoze ansaba kuva kera. Byari byarananiye kubikora, ariko ubu noneho ndumva ngomba kubikora. Ese Roza urabyumva ute wowe? Roza ati ndumva ari byiza cyane, nubwo ntaragira amafaranga menshi nk'uko mbyifuza, ariko ntago nabura inkunga nabatera naho yaba ari nkeya. Ni ukuri nshyigikiye igitekerezo cyanyu, kuko njyewe ndabyumva neza cyane kubera ko ari ibintu nanyuzemo. Morgan aramushimira ati urakoze kunshyigikira kandi ngushimiye kuzantera inkunga. Roza araseka. Morgan ati wibiseka, gusa wowe inkunga ngukeneyeho cyane ntago ari iy'amafaranga, ahubwo ni iy'ibitekerezo, kuko ibitekerezo byawe ntakubeshye ndumva mbikeneye cyane. Akomeza amubwira ati reka wenda twe gukomeza kubivugira hano ku kazi, tuzabivuga n'ikindi gihe, gusa numvaga ntari burare ntabikubwiyeho. Numvaga ngomba kubikubwira kugira ngo nunyemerera tugahura tukabiganiraho, uzabe warabitekerejeho neza bihagije, n'izo nama wangira ubone uko uzingira. Roza ati ukuntu mwangiriye icyizere mukumva nabagira inama, ndumva bikomeje kuntangaza cyane. Morgan ati byigutangaza kubera ko wabikora, kandi ni ukuri ngushimiye umurava wawe wowe na manager, mbashimiye uburyo mukoramo akazi kanyu n'impinduka mwazanye muri iyi hoteli, kuko ni ibintu bigaragara. Roza ati njye nta mpamvu zo kunshimira kubera ko ibyo mwankoreye byose birandenga, rero nta nubwo nabona icyo mbishyura. Morgan ati nta mpamvu zo kunyishyura cyangwa se gukomeza kunshimira cyane, kuko rimwe na rimwe buri wese aba akeneye umufata ikiganza akamufasha guhaguruka igihe we aba atabyibasha. Rero rimwe na rimwe buri wese akenera umufata ikiganza kugira ngo abashe kumuhagurutsa. Si ngombwa rero ngo abe ari njyewe uzabyitura ineza nakugiriye, nawe uzayigirira abandi. Roza buri gihe yumvaga bimurenze, akumva abuze n'uko yabyitwaramo, akumva abuze n'uko yakifata mu maso ye.
Igihe cyaje kugera nuko baratandukana barataha. Bamaze gutandukana, Roza yakomeje gutekereza ku mushinga wa Morgan wo gukora iyo fondasiyo yo gufasha abana babuze uko bivuza. Yumva ni igikorwa cyiza cyane kandi yumva agomba kuzamufasha uko ashoboye kose. Muri iyo minsi bisanze basigaye bavugana cyane, noneho bakajya bavugana bya hato na hato. Iyo batabaga bari mu kazi babaga bavuga iby'iyo fondasiyo, ubundi bakavuga ibyo mu buzima busanzwe. Roza yaratangiye kumera nk'aho kuba bari kuvugana cyangwa se bacata bihinduka ubuzima bwe bwa buri munsi, nubwo atarazi neza uko ku ruhande rwa Morgan bimeze. Umunsi umwe bapanze kubonana none hatari mu kazi. Morgan amubwira ko umushinga yifuza kuwutangira nko mu mezi 5 ari imbere, karimo gushaka ibyangombwa. Roza ati nanjye ndahari ngo ngufashe, nkuko wavuze ko utabikora wenyine, ukeneye kandi n'abandi bantu bagomba kuzabasha kumva neza ibyo uzaba ugiye gukora kugira ngo babone kugufasha. Yaba ari aba baterankunga cyangwa se n'abafatanyabikorwa, bagomba kuzabanza gusobanukirwa ku mushinga wawe. Njyewe ikintu numva nagufasha kurusha ibindi bintu byose ni ukuba naba umutangabuhamya, nkababwira amajoro nararaga umwana andembana atabasha kuryama ngo asinzire nanjye ntabibasha, umwana atabasha kwiga, ntabasha gukora akazi, narabaye ikibazo mu kazi, ngira n'ibibazo n'abakoresha banjye. Nkababwira inkuru yanjye yose, njyewe na Ella, n'ukuntu ubufasha nabonye ubu aribwo bwabashije gutuma byibuze dutuza tugatekana. Umwana wanjye akaba asigaye ameze neza, akaba yiga nk'abandi, nanjye nkaba nkora akazi ntuje. Ndabizi neza nimbabwira inkuru yanjye nkababwira ubuhamya bwanjye, ndabizi ko bizabakora ku mutima, maze nabo bakiyemeza kudufasha. Kandi ndizera ko Ella atari we mwana wenyine wa nyuma ku isi wari ufite ibyo bibazo byose. Hari n'abandi bana ba Ella benshi bafite ibyo bibazo bitandukanye by'uburwayi. Morgan yari yamuteze amatwi ati wawu, niyo mpamvu nakubwiye ko ngukeneye nk'umujyanama wanjye. Nk'iyo nama yawe niyo rwose ndayikunze cyane. Ubwo buhamya bwawe bazabwumva neza kurusha uko wabasomera igitabo icyo ari cyo cyose kibasobanurira akamaro ko gufasha. Nutanga ubwo buhamya nanjye nkabaho ubwanjye, nta kabuza bazabyumva. Roza ati yego bazabyumva cyane, abantu bakeneye inkuru za nyazo z'amateka yacu kugira ngo bagire ikintu bakora. Gusa ariko aramubwira ati nibwo bwa mbere nzaba ngiye kuvugira imbere mu ruhame rw'abantu, ndumva bitangiye kuntera ubwoba bitaranaba. Morgan aramwitegereza ati nibyo, wigira ubwoba Roza, nzagufasha uko nshoboye kose. Morgan yahise amuhereza ikiganza, Roza nawe amufata ikiganza. Morgan arabwira ati Roza, ndabizi neza ko tuzabikora. Roza narabwira ati nanjye ndabyizeye. Bahise bahuza amaso. Muri ako kanya umwuka wo gukomeza guhisha amarangamutima ya buri wese ni wari urimo gututumba aho ngaho, kuko buri wese yarwanaga no guhisha uko yiyumva kuri mugenzi we. Roza haciye akanya gato yahita yikaruma, maze aramubwira ati ndumva twabanza tugahura n'abantu bakeya, maze tugahurira wenda nka hano kuri hoteli, tugahura n'inshuti zawe, abayobozi batandukanye, abakuriye ibigo by'ubuzima, abanyamadini n'amatorero, abashoramari, abanyamakuru, wenda n'abandi bantu nawe uri buze kuza gutekereza, maze ukabasobanurira kuri fondasiyo yawe n'impamvu ushaka kuyikora. Morgan yabitekerejeho maze aramubwira ati ibyo ngibyo ndumva byaba ari byo nta kintu byaba bitwaye. Maze Roza aramubwira ati ibyo nibimara kuba tuzatangira ibikorwa byo kwamamaza umunsi nyirizina wo kumurika fondasiyo yawe.
ndizera yuko uzagira abantu neza neza barabimenye, igisigaye ari ukwitabira gusa no gutera inkunga. Mugani ati nakunze ibitekerezo byawe Roza, ariko ndimo kumva bitavugitse neza kuvuga ngo fondasiyo yawe. Roza ati sorry, fondasiyo yanyu. Mugani ati no, uracyakora amakosa, uvuga ngo fondasiyo yacu. Roza araseka ati fondasiyo yacu? Nuko aramureba arimo kumwenyura cyane. Mugani nawe bibuko aramubwira ati yego binyemerere dufatanye ibe fondasiyo yanjye nawe, please ntumpakanire ndakwinginze. Roza yabitekerejeho ati nta kibazo ndabyemeye. Mugani aramushimira cyane ati urakoze cyane Roza, ntabwo ushobora kumva ukuntu mbashimiye cyane no kuba wemeye ko dufatanya. Bahise biyemeza gutangira gufatanya gutyo, maze hashize akanya Roza ahita amusezeraho ngo agende, ariko mbere y'uko agenda Mugani amufata ikiganza ati Roza, wakoze kunyizera ukaba wemeye ubufatanye bwanjye nawe. Roza ati ni njye wakabaye mbashimira cyane ko mwanyizeye mu bantu bose muziranye, akaba ni njye muhitamo kugira ngo dukorane. Bararebanye, buri umwe aramwenyura, ubundi basezeranaho. Roza arataha na Mugani ahita ataha. Roza arimo agenda ntabwo yahagarikaga gutekereza ku mutima mwiza wa Mugani n'ukuntu akomeje gushaka uburyo yafasha abana benshi batandukanye. Yibukaga kandi n'ukuntu bari bameranye mu kanya kashize, akumva biramunyuze. Umutima we nta wundi muntu wari warigeze wishimira kuri urwo rwego. Nawe aho ibyabo byerekezaga yarahabonaga, ariko akanga kubyishyiramo cyane kugira ngo atababara abonye bihabanye n'uko abitekereza. Muri iyo minsi batangiye kuba bize cyane, kuko iyo batabaga bari mu kazi babaga bari mu mishinga yabo bavugana n'abantu batandukanye bazabafasha. Mugani yabaga asobanurira abantu, nta kanya ko kuruhuka na kamwe bari bafite. Gusa uko byabaga bimeze kose, mu kanya gato bari bafite ntabwo bajyaga baburira umwanya na Ella, nawe bamuboneraga umwanya bakaganira nawe kuko bari bazi ukuntu abakeneye cyane. Umunsi nyirizina wo kumurika fondasiyo yabo ugeze, abantu bari babyumvise vuba, bari biteguye kubashyigikira no kubafasha. Roza icyo gihe yari yambaye neza cyane, na Mugani kandi byari uko. Roza yari afitemo akantu k'akoba, ariko Mugani aramukomeza amufata ku bitugu ati humura wigira ubwoba, uraza kubikora neza ndakwizeye. Maze ahita agenda abanza gusuhuza abashyitsi n'abandi banyacyubahiro bari bari aho ngaho. Amaze kubona ko abatumirwa bose bahageze, ahita aza imbere kuri stage, afata mikoro atangira kureba abantu bose ukuntu bari aho ngaho babashyigikira benshi cyane, maze biramushimisha aramwenyura. Atangira abashimira ati mwakoze mwese kuza kwifatanya natwe ku imurikwa ry'iyi fondasiyo yacu. Iyi ni fondasiyo izajya ifasha abana barwaye ariko badafite uburyo bavuzwamo. Mbere y'uko nkomeza, ndashaka kubereka umuntu wabaye imbarutso y'iki gitekerezo, umuntu watumye inkuru ye yabera benshi urugero, akemera no kuyisangiza abandi kugira ngo babone yuko iyi fondasiyo hari benshi bayikeneye. Yahise avuga Roza mu mazina ye yose, maze abantu bose bakoma amashyi. Roza yahise aza amusanga aramusuhuza, ahita amuhereza mikoro. Roza yabonye ukuntu abantu bamushyigikira ari benshi cyane, n'ubwo yari afite buhita bushira. Yarabasuhuje arabibwira, ahita akomeza agira ati mbere y'umwaka ntabwo nari gutinyuka guhagarara aho abandi bantu bari, kuko nari meze nk'utariho, nari narataye umutwe. Nahoranaga umunaniro uteye ubwoba, kuko umwana wanjye yahoraga arwaye, ntabwo najyaga nsinzira, kandi ubwo burwayi bwe nkabufatanya no kujya ku kazi, kuko nagombaga gukora ngo mbone ibidutunga, mbashe no kumuvuza nubwo bitavagamo. Rimwe ndi mu kazi muri hoteli, aho nari nshinzwe gusasa ibitanda by'abakiriya, umunaniro waramfashe, numva neza nenda nko kwikubita hasi, kubera nari niriwe kwa muganga mvuza umwana wanjye. Gukomeza guhagarara byaranze kubera umunaniro n'inzara nari navanyeyo,
n'ibitotsi byo mu ijoro ryashize kuko nari maze amajoro menshi ntasinzira. Nisanze nirambitse ku gitanda cy'umukiriya maze ndasinzira cyane. Naje kugira aho ndakanguka maze ariko nkimara gukanguka mbona ko byanze bikunze hari umuntu ushobora kuba yambonye maze ubwoba buranyica kuko nahise ntekereza ko ngiye kwirukanwa nyamara ntabwo ariko byagenze. Roza yagejeje aho ahita ahindukira arebana na Morgan maze atangira no kugira emosiyo yumva no kuvuga bishatse kumunanira. Morgan yahise amucira isiri amwereka ko agomba gukomera agakomeza kuvuga, maze Roza ahita akomeza avuga ati aho kunyirukana nabwiwe amagambo y'ihumure ankomeza bampa n'amafaranga yo kugurira imiti umwana wanjye, kandi ntabwo byagarukiye aho ngaho gusa kuko bakomeje no gukurikirana umwana wanjye kugeza akize agakira burundu ntitujye duhora kwa muganga. Ubufasha bwose bwari bukenewe narabubonye, umwana wanjye arakira maze amera neza asubira mu ishuri ariga. Nanjye icyo gihe natangiye kuba umuntu nk'abandi, ndekera aho guhorana umunaniro n'ibitotsi nahoranaga, umutwe wahoraga undya urakira, umuhangayiko nahoranaga nawe urarangira. Kuva icyo gihe namenye ko nta muntu n'umwe udashobora kugaragara igihe hari umuntu ufashe umwanya we akamwitegereza akamukura mu rwobo arimo. Natwe rero muri iyi fondasiyo yacu nibyo dushaka gukora. Turashaka gufasha mwene abo bantu bari hasi aho ngaho muri ibyo byobo bafite ibibazo byo kwita ku bana babo ariko bakaba nta muntu n'umwe ubabona. Abo bana bahora barwaye tukabifata nk'ibisanzwe tukumva ko bagomba gupfa nta kindi twakora. Turashaka kubafasha, turashaka ko nabo babona uburenganzira bwo kuvuzwa kuko ntacyo bacumuye, ntabwo aribo bahisemo kwisanga mu miryango idafite ubushobozi bwo kubavuza. N'abo babyeyi bisanze uko nyamara wenda ntako baba batagize kugira ngo babashe kuvuza abana babo ariko bikanga. Bamwe wenda baba banaburaye bagurishije utwo batunze twose ngo bavuze abana babo ariko bikanga ntibikunde. Nimureke tubafashe. Roza yageze aho ngaho abantu bose bamukomera amashyi bishimira iryo jambo yari amaze kubagezaho. Roza asoza agira ati icyo nsorezaho ni uko igikorwa gito cy'ubugiraneza wakora gishobora kuba urumuri ruhindura ubuzima bwa benshi. Iyo mitwaro ababyeyi bikoreye yo kutabasha kuvuza abana babo twayibatura cyangwa se tukayiborohereza, abo bana bahora barira batajya basinzira kubera imisonga baterwa n'uburwayi bwabo, twatuma baseka bakishima bagakina bakiga ubuzima bugakomeza bakazavamo abantu bakomeye. Roza abantu bakomeje kumukomera amashyi cyane bishimira ayo magambo meza akomeza imitima ya benshi yari mu gukomeza kubagezaho. Morgan nawe yahise amushimira cyane maze amubwira ko abikoze neza, nawe ahita aboneraho gukomeza gusobanurira abantu uburyo bifuza ko iyo fondasiyo yabo yazajya ikoramo. Akimara kuvuga bahise baha ijambo n'abandi bantu bakomeye batandukanye maze batangira kubatera inkunga karahava. Babonye amafaranga menshi cyane kurenza n'ukuntu babitekerezaga kuko babonye amafaranga yikubye inshuro 5 z'ayo batekerezaga, kandi abo bantu bari bemeye yuko bazakomeza kubatera inkunga mu buryo buhoraho. Uwo munsi wari umunsi ukomeye cyane ku mpande zombi kuko umushinga wabo babonaga ugiye gutangira neza cyane kandi bakabona bazanafasha abana benshi kurenza n'ukuntu bo babitekerezaga. Uko iminsi yagendaga yicuma kandi niko noneho n'abantu babonaga ko ibyabo byarenze ubucuti, ko byafashe iyindi ntera. Morgan nawe yari abizi neza ko akunda Roza, icyari gisigaye byari ukubimubwira gusa. Roza akimara kumva ko Morgan amukunda ntabwo byamutunguye cyane kuko nawe yarabibonaga, yari ategereje kumva iryo jambo gusa. Roza yamubwiye ko nawe amukunda ariko ko aho yumva afite ubwoba bwo kubyemera kubera ibihe banyuzemo bitari byoroshye we n'umukobwa we Ella. Morgan amubwira ko nta mpamvu zo kugira ubwoba maze aramubwira ati
ubishatse urukundo rwacu twarushyira ku mugaragaro cyangwa se rukaguma ari ibanga bagakomeza kugira ngo ni ubucuti gusa, uzibye ko ngewe mbona ubuzima ari buto cyane nta mpamvu zo guhisha ibintu bikurimo. Ndumva twarushyira ku mugaragaro. Roza ati nanjye niko mbitekereza. Ndumva nta kibazo kibirimo. Dupfa kuba tutazajya tubivanga n'akazi gusa. Mugani ati urabizi neza ko ibyo ngibyo tutabikora. Baracecetse bamara akanya batarimo kuvugana barebana gusa. Muri ako kanya Roza yumvaga hari nk'umuryango mushya w'ibyishimo ufungutse mu buzima bwe, nubwo atari yarigeze arota inzozi nk'izo ngizo zo gukundwa no gukunda kuri urwo rwego. Mu minsi yakurikiyeho urukundo rwabo rwarushijeho gukura cyane mu kazi, ariko byabaga nyine ari akazi gusa, ntabwo urukundo rwabo baruvangaga n'akazi gusa. Ariko iyo babaga batashye inyuma y'akazi babaga barimo kuvugana kenshi bakaganira byinshi. Roza amubwira inzira ye yose y'ubuzima, ukuntu yatewe inda akiri mutoya, uwayimuteye akamwihakana akanga kumufasha, mama we ariko we ntamutererane akamufasha, akamwumvisha ko agomba gusubira ku ishuri maze ubuzima bugakomeza. Mugani nawe ariko bikaba uko bakaganira cyane, akamubwira inzira ye yose y'ubuzima kuva mu bwana bwe butari bworoshye kugeza abaye umuherwe. Muri icyo gihe kandi niko Naila yari yarishimiye cyane Mugani, kuko Roza yanamubwiraga ko mu minsi iri imbere ari buze aba papa we, maze Ella akumva biramurenze. Igihe cyaje kugera noneho baza no gukora ubukwe barabana. Roza yareba ubwo bukwe bw'igitangaza akoze akabona ntabwo arimo kubyumva. Baje kubana bagira urugo rwiza cyane. Roza arakundwa, aratoneshwa, arateta mu bintu atari yarigeze atekereza. Fondasiyo yabo nayo yaje gukura cyane, iza kumenyekana cyane, abantu bose barayimenya. Roza nk'umuvugizi wayo yahindutse icyamamare, kuko babaga bamutumiye ahantu henshi hatandukanye ku mateleviziyo akomeye no ku bindi bitangazamakuru bikomeye. We na Mugani nta cyabanezezaga nko kubona abana bagiye bafasha barakize bakiga bakamera neza, bakaza no kuba abantu ubona ko bafite ejo hazaza heza ndetse n'imiryango yabo itekanye imeze neza. Roza ibyo byose yarabibonaga, akibuka ya magambo Mugani yamwandikiye ngo ntukihebe cyangwa se ngo utakaze icyizere igihe cyose ugihumeka, kuko ibyo byose yari yarabibonesheje amaso ye. Yarabibonaga ko igihe cyose ugihumeka byose biba bishoboka. Aha niho inkuru yacu uyu munsi irangiriye. Ndizera ko yabafashije cyane. Imana ikomeze kubarinda. Ndabakunda cyane.